Ndagusuje cyane kandi nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza udahwema kubana natwe umunsi ku munsi ko bwije nuko bukeye hano kuri Bivugwe TV. Ngushimire cyane wowe wakoze subscribe, nawe niba utaraduha subscribe dutera inkunga maze ukora aho handitse subscribe ukore no kunzogera, urabudufashije cyane kandi Imana iguha umugisha ugiye kubikora. Mbahaye ikaze rero mwese hano kuri Bivugwe TV. Ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi humvikana umwuka utari mwiza hagati ya Usa na Sharon wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie ndetse na Kankoza Charles w'umunyamakuru akaba na nyiri radio na TV1. Uyu akaba yaramamaye ku mbuga nkoranyambaga ku izina rya Kenesi, ahakunzwe n'abatari bake mu kiganiro cyitwa Rirarashe akorana na mugenzi we Mutabaruka Angeli kuri radio ndetse na TV1. Ni ikiganiro gitambuka kuri radio na TV1 guhera saa 1:30 kugeza ku isaha y'isa 3, aho gikunzwe n'abatari bake dore ko uyu Kenesi ari nawe perezida w'ikipe ya Gasogi ndetse akaba na nyirayo. Uyu nguyu akaba ari umukire mu gihugu cy'u Rwanda, yewe akaba afite n'amahoteli menshi atandukanye, akaba ari mu bavuga rikijyana hano iwacu i Rwanda. Mu minsi yashize nibwo uyu munyamakuru yagaragaye ari mu kiganiro ari kuvuga ko guhostinga ari uburaya, anavuga ko abakora uyu mwuga bose baba ari indaya. Bityo rero abakora uyu mwuga bose bahise bababara nyuma yo kuvuga ko uyu mwuga ubatunze kandi ukaba ubatungiye n'imiryango, ukaba ubasha no kuba buri kimwe cyose batabashije gukora ibindi nk'uburaya nk'uko uyu nguyu Kenesi yabashije kubitangariza kuri TV1. Akimara kubivuga ni ibintu bitavuzweho rumwe na benshi kandi ntago byakiriwe neza mu bantu basanzwe bakora uyu mwuga wo guhostinga. Uyu Kenesi akimara gutangaza ko abakora umwuga wo guhostinga bose ari indaya, byababaje benshi, harimo n'uyu mwari w'umunyarwanda Usa na Sharon wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie w'i Rwanda. Jack akimara kubona ubutumwa bwa Kenesi bwamaze kugera hanze byaramubabaje cyane, maze atangira kujya ku mbuga nkoranyambaga mu magambo n'imvugo nyandagazi, atangira kuvuga nabi Kenesi, aramutuka karahava, aramwiyama amubwira ko umwuga wo guhostinga atari umwuga w'uburaya, anavuga ko umwuga wo guhostinga ari umwuga wamutunze igihe kirekire ubwo yari akimara kuza muri industry nyarwanda. Dore ko uyu Usa na Sharon wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie yakoze umwuga wo guhostinga igihe kinini cyane ubwo benshi bavugaga ko ari indaya, ariko we yatangaje ko umwuga wo guhostinga atari uburaya, ari nayo mpamvu yaje akoresha imvugo nyandagazi yandagaza cyane uyu Kenesi wamaze gutangaza ko abakora umwuga wo guhostinga bose ari indaya. Akimara kuza kuri kamera avuga nabi ndetse anatuka Kenesi, ni ibintu bitakiriwe neza n'abanyarwanda, aho benshi mu bakunzi be bakomeje kugenda bamubwira ko ibyo yakoze bitari bikwiye, banamubwira ko nta mwari w'umunyarwanda bagakwiye kugaragaza imico mibi nk'iyo Jackie yagaragaje, abwira nabi ndetse anatuka bikomeye cyane Kankoza Charles wamamaye ku izina rya Kenesi. Jackie y'u Rwanda buryo ntaho byamukoze, ahubwo yarakomeje avuga nabi ndetse akomeza no kwandagaza cyane Kenesi. Benshi rero bakomeza no kumusabira ko yajyanwa imageragere, ndetse yewe benshi bagakomeza no kuvuga ko bamujyana bakamusuzuma bakareba ko nta kibazo yaba afite, bitewe n'amagambo mabi yarakomeje kugenda atangaza kuri uyu nguyu Kankoza Charles. Nyuma y'ubutumwa Jackie yatambukije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, benshi bari bazi yuko Kenesi arahita aza agafungisha Jackie bitewe n'amagambo mabi yari amaze kumuvugaho, ariko nyiri kubibwirwa we nta kintu aratangaza, ahubwo yakomeje kwicecekera. Ariko benshi bakomeza gusabira Jackie y'u Rwanda gufungwa ndetse no kujyana imageragere, bakamujyana mu kigo ngororamuco kugira ngo abashe kwiga umuco ndetse n'uburere bubereye umwana w'umukobwa w'u Rwanda. Mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo Jackie yaje gufatwa n'uburwayi atazi aho bwakomotse maze bumushyira hasi, ariko benshi babibonaga nk'aho ari imikino, kandi Jackie we yari arembye cyane kandi yakomeje kugenda atabaza benshi batandukanye, ariko yaje gutungurwa na bamwe mu nshuti ze za hafi ko nta n'umwe wigeze agera ku buriri yari arwariyeho, uretse buri kantu na buri nguni ashima cyane babashije kumwitaho ndetse no kumusura cyane ubwo yari ari mu bitaro. Uyu Jack akimara gusohoka mu bitaro yakomeje kugenda atangaza ku binyamakuru bitandukanye avuga ko nta muntu n'umwe wigeze amusura, abo yakekaga ko bazamusura atari bo bamusuye. Anakomeza kugenda atangaza ko inshuti ari Yesu wenyine. Ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2025 Jackie yabatijwe mu mazi menshi maze yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Usa na Sharon akimara gutangaza ubu butumwa, nyuma nibwo yaje kwicara maze yitekerezaho, aza kubona ko ibyo yakoze byose yakosheje, maze ajya ku karubanda asaba imbabazi ku mugaragaro. Kankoza Charles yari amaze kwandagaza mu baturarwanda, yasabye imbabazi avuga ko ibyo yakoze yaje kubona ko nyuma ari amafuti, yandika amabaruwa atandukanye asaba imbabazi avuga ko akwiye kubabarirwa nawe yabikoreshejwe na Satani ndetse n'umujinya mwinshi yari afite, ati kubera ko ntabwo yigeze atekereza kure cyane, ahubwo umutima nama wahise umutegeka kuvuga amagambo adakwiye, ari nayo mpamvu yavuze ko byose abisabira imbabazi. Kenesi we nyuma yo kuvuga ko abahostinga bose ndetse n'abakora umwuga wo guhostinga ari uburaya kandi n'abari indaya, abantu benshi bo ntago babyakiriye nka Miss Muyango wakomeje gutangaza ko umwuga wo guhostinga ari umwuga umutunze kandi ubasha kumugurira buri kimwe cyose,
n'abandi benshi bakomeje gutangaza nka Eric Semuhungu nawe ukora uyu mwuga wo guhostinga wamaze gutangaza ko afite gukorera miliyoni ku ijoro rimwe ya hostings. Mbese urimo kudukurikira aka kanya, hari ikibazo kimwe ndi kwibaza kandi nanjye nahita nkubaza, wowe ubona umwuga wo guhostinga yaba ari uburaya cyangwa abawukora baba ari indaya? Reka nkwisabire nuze kuryoherwa n'iyi video, uze kwikandira kuri like ukomeze udushyigikire. Aya makimbirane akomeje kuzamura umutwe nyuma y'uko Kenesi ari mu gahinda kenshi nyuma y'uko ikipe ye Gasogi ikomeje guterwa amaga n'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko batitabiriye umukino wari kubahuza na Rayon Sport wari kuba ku isaha y'isaa 4 kuri stade Amahoro, ariko bikaza kurangira ikipe ya Rayon Sport yitabiriye umukino ariko Gasogi ntize kwitabira. Aha rero bakaba bayiciye amande ya miliyoni 2 ndetse bakayiterana amaga y'ibitego 3, ariko Kenesi we akaba yavuze ko agomba gushaka ubutabera nyuma y'uko umukino wari kubera i Nyamirambo kuri stade ya Pele Stadium, ariko bikaza kurangira umukino wimuriwe muri stade Amahoro, ibintu Kenesi avuga ko batamuhaye ibaruwa kugira ngo ikipe yibe yitegura. Ibya Jack we benshi bakomeje gusabira kuba yafungwa akajyanwa Mageragere kugira ngo abashe gukirwa mu kigo ngororamuco nyuma y'amagambo mabi yari amaze gutangaza kuri Kenesi, sinzi niba biri buze koroha. Uyu Jack we n'ubundi mu ibaruwa yanditse yashyizemo n'ijambo rikomeye cyane benshi bakomeje kugenda bibazaho, ari nabwo yahise atangaza ati n'ubundi ntacyo mvuze kuri iyi si. Akomeza kuvuga ati nimureba nabi nanaziyahura kubera ko isi n'ubundi ni y'ibigeragezo gusa. Nge rero ni nuko nsoje, munyemerere mbashimire cyane, wakoze cyane kudutega amatwi kuri Bivugwe TV. Ntuze kwibagirwa gukanda ku ijambo subscribe ukune no kuwinzogera ukomeze kudushyigikira. Uwiteka abahire, amahoro y'Imana akomeza abane namwe kandi muhirwe cyane muri byose.